amahinga ase uba wabibwiye n'iki Jerry? Njyewe ndabaza ikintu bita amahinga Yego, ubundi kibaho cyane. twizera Imana ariko hari ibintu abantu batubwira bimwe barabikora bikabakorera. hari akantu sinzi nimba ukazi, impinja. Yego, impinja zikiri ntoya bakunda kwambika akantu k'agakoba ku kaboko. yego, ujya ukabona njya nkabona agakoba k'umukara. yego. kamaze iki ubundi kariya gakoba? Njyewe imyizerere yanjye ntabwo nizeranye, ntabwo nzi ikintu kamaze, ariko ko bagakoresha bavuga ko karinda abana babo guhumana. Guhumana pe. Ariko njyewe ntabwo imyizerere yanjye nta mwana wawe wigeze akambara? Nta n'umwe, kubera ko iri bumba abagore banywa ni ibumba rifasha umwana uri mu nda kutagira indwara ashobora kuvukana. Hari indwara bita ngo ifumbi iba mu nda, abana bajyaga bavuka ngo adafite nk'ino ryaravuyeho cyangwa ugutwi kutariho. Ziriya ni ingaruka z'uburwayi buba mu nda y'abadamu ngo bita ifumbi. Ishobora kuba ikukoreye ikintu ikagikora muri uyu mwaka, ikibikubwiramo ukazakibona imbere yawe 2026, kandi yagikoze ubu ngubu. Kubera ko kwizera kwacu kuri hasi cyane, tudafite gutegereza Imana dushikamye, gatangira kuvuga ngo iby'Imana biratinda, ibyo nasengeye ntibyasohoye, wabagiye kwa runaka bavuze ko akoraho rikaka, bavuze ko azingura abantu bazinzwe ngo ntibabyare bakabyara. Ugasanga akwizera kwe ntikubashije gutegereza ya myaka 2 iri imbere, kandi Imana ibikubwiye ntubuzi igihe izabikorera. Bishobora kuba inabikubwiye ikureba ufite imyaka 40, ikakureba nk'uwavutse uwo munsi. Agarukuraguza ni ukwivura nk'uko iyo urwaye malariya baguha kwariteme kugira ngo iyo malariya ikire, kandi abarokore banywa kwariteme barivuza. Biremewe, n'uzarwara ntajya kwa muganga azaba yarayobye. Reka ngo ikaze nanagusuze nanagushimira yuko ukurikiye Mama Edwin Official. Turagushimira cyane we wakoze subscribe, nawe ureba ibiganiro byacu aho uherereye mu bihugu bitandukanye, we uri mu Rwanda, we uri hanze y'u Rwanda. Cyambere nuko utureba ukumva n'ibyo tuvuga byakuryohera ukabisangiza inshuti n'abavandimwe. Turagushimiye cyane rero, mukore subscribe twuzuze abantu 5,000 ubundi ibintu bigende neza. Ndi kumwe na Mama Edwin. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Yego. Wari umaze igihe ucecetse ariko buriya nuko wari uri kugira ngo usubire ku isoko. Reka dusenge ubundi tuze tubivimuze. Yego, turagushimye Mwami Imana, tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu mu minsi yose yatambutse. Wagize neza kubana natwe, waraturinze, turacyari mu buntu bwawe. Imbaraga zawe nizo zaturinze, yaba twebwe ndetse n'abadukurikiye. Nyemerera n'ubundi ubane natwe muri iki kiganiro, Umwuka Wera tuyobore, ntagire icyo mvuga ntabwirijwe n'ubuntu bwawe. Dusabye Imana ngo ibe hagati muri twebwe, kandi abadukurikiye n'abazadukurikira bahabwe umugisha n'Imana. Urakoze, tugusabye kutangirana natwe ugasuzanya natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero nkubaze, muri ino minsi Imana iradusaba iki? Yego, urakoze cyane. Muri ino minsi Imana iradusaba gusenga cyane, ndetse ikadusaba no kujya ahantu hitaruye. Ushaka kwibaza ngo mbese ahantu hitaruye ni hehe? Tuve mu kavuyo cyangwa mu bintu byinshi turimo, ufate igihe wowe ubwawe wihererane n'Imana usenge. Nicyo Imana irimo idusaba, umuntu wese agasenga ku ruhande rwe, adasenze ku bwa runaka, adasenze ku bwa bariya, ahubwo ukumva urumva ushaka kugirana ubusabane n'Imana ku giti cyawe. Turasabwa kuba maso. Turasabwa kuba maso. Abantu bagiye bavuga ngo ni ibimenyetso by'ibihe, turi mu minsi ya nyuma. Abandi nabo ariko baracyavuga bati ubundi se ni ryari mutavuze ko iminsi ari iya nyuma? Ubundi nyamukuru iminsi ya nyuma irangwa n'iki, cyangwa tuzayimenyerayo? Iminsi ya nyuma irangwa n'ibimenyetso by'ibihe, kuko Daniel yarabivuze, aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya,
kuko ibihe birushya ubaye uri mukuru, umuntu wese mukuru utari umwana muto arimo arabona ko turi mu bihe birushya, genda ubona ibimenyetso by'ibihe, ukabona abantu barahindutse, ibintu byarahindutse. Reba nk'iriya nkongi barimo baravuga yabaye muri Amerika, no biracyarimo, n'ubu haracyaka, ntawe urabasha kuyizimya. yego icyo ni ikimenyetso cy'ibihe. Hari ibintu byinshi bigenda biba, tukabona ko ibyorezo, ibintu by'ibyorezo Yego. bisimburana, intambara hirya no hino, kandi murazumva mu bihugu bitandukanye nka Ukraine ndetse n'ibindi bihugu. Rero ibyo ni ibimenyetso by'ibihe bya nyuma Bibiliya itubwira. Bibiliya itubwira uriya muriro reka bariho tugarukaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikunda kuvugwa ko wahanuwe. Kuko nahoze ndeba n'igitabo cya Ellen G. White, ubwo ni umwe mu bahanuzi ubarizwa mu idini ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Hari impapuro yagiye abivugaho ndetse akanahamya imijyi n'ikizatuma irimbuka. Yego. Ubundi umuriro, kubera iki umuriro ushobora gutwika umujyi wose? Ni impamvu y'Imana. Ubundi Imana ni Imana yanga agasuzuguro, ni igikunda ko abantu bayimenyera. Ni niko byagenze iyo usomye amateka ya Bibiliya, ngo Sodoma n'i Gomora nabo bari baranze kumvira Imana, bafite ibyaha bitandukanye by'ubutinganyi, aribyo tubona bya bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Imana ibatumaho kenshi banga kumvira Imana, ikuramo abagombaga kurokoka, abandi barimbuza umuriro. Umuriro rero ni ikimenyetso cy'abantu banze kumvira Imana. Imana ikoresha umuriro. Imana ikoresha umuriro. Hari inzu yagiye itangaza abantu benshi itarahiye, kandi iri hagati mu zahiye nyinshi, ariko yo na korotire yayo ntiyajyaho n'umwotsi, abantu bakavuga ngo ni iy'umukiranutsi. Wenda ntabwo dushobora kumenya ibimenyetso by'umukiranutsi mu isi, ariko Imana irabizi. Urumva nabyo byonyine ubwabyo ni igihamya cy'uko koko iyo nkongi ifite impamvu yaje, kugira ibyo itwika n'ibyo idatwika, no kugira ngo abantu bongere babe maso, bahindukire bibaze duhagaze dute, ubundi se bimeze bite, ni impamvu ki se umujinya w'Imana watuzira kuri uru rwego. Iyo dusomye ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga ngo Meshaki na Saduraka na Abedenego mu itanura ry'umuriro ugurumana ngo wenyegejwe karindwi. Yego. Ntibahiye, ahubwo abababoshye babashyiramo ibirimi by'umuriro byarabasumiye, birabica, bibatsinda ku nkombe y'umuriro, ahubwo bo bari mu itanura mo imbere ntibashye. Ubwo nibwo bumana bw'Imana, niyo mikorere yabwo. Rero kuba hari iyo nzu yasigaye ni ikimenyetso Imana iba isize kugira ngo ubireba abone ko ni Imana nyine yabikoze, kuko mu buryo bw'ibifatika umuriro iyo utwika byose ntugire ibyo utaruka. Yego. Rero aho niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Yego. Hari katuni ubwo ni izi filime zikinnye mu buryo bushushanyije. Imaze imyaka myinshi inyura ku mateleviziyo muri Amerika, ariko uburyo iyi katuni ica ku mateleviziyo igenda isa ipreditinga cyangwa se ishushanya ibizaba mu mateka. Iyo katuni bayita Simpson katuni, ikunda guca muri Amerika, irazwi. Ama event cyangwa ibintu by'ibyago byagiye bibaho, byagiye biba byarakinwe muri iyo katuni mu myaka yashize, kandi bikaza kuba bigenda bivugwa ko igenda isa, nimba twabyita ubuhanuzi, nimba twavuga ko ari imiteguro ya Illuminati, ubu ntabwo turamenya ukuntu twabihuza. Yego. Iyo katuni bita Simpson. Biba bishoboka cyane ko ijambo ry'Imana rirabivuga muri Yeremiya ngo nta kintu na kimwe Imana izakora itabwiye intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Bijya bibaho, hakaba abantu Imana ihishurira ibintu bizaba. Birashoboka cyane kandi ko yaguhishurira mu mvugo ukoresha, utagombye kuvuga ngo uri umuhanuzi. Mu mvugo ukoresha, nk'abo bategura iyo filime, ishobora kubahishurira filime bari bukine bitewe n'iby'Imana yizakora mu bumana bwayo, bakabikina nk'ishusho yo kugira ngo abantu bamenye icyitegererezo cy'aho bagomba guhagarara n'uko bakwiye kwitwara. Rero ibimenyetso by'ibihe iyo bisohoye, urumva ko buri wese ari kuyibuka, akibuka ko ibyo byari byarakinwe, ukibuka ko hari abahanuzi bari barabihanuye. Rero ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko turi mu isi, ariko isi ni iy'Imana.
igitangaje muri iyo season y'ama Simpson y'ama cartoon uko biba bishushanyije neza, ifoto uko igaruka igafatwa mu kinyamakuru. Nk'ubu hari ifoto yerekanwe yaciye kuri iyo cartoon yasohotse mu 1997. Hariho smartphone abantu bari kwirya selfie. Twongeye kubibona muri uyu mwaka mu 2024 muri bya birori byo gutanga Global Awards ku bakinnyi b'amafilime. Yego. Ibaze 1997 smartphone zari zitarabaho, bakabikina babishyira mu ifoto. Ifoto uko yakaje n'umubare w'abantu bayiriho bakayongera bakayibona uyu munsi. Ibi bintu bikoze bite? Ibyo bintu birimo ubuhanga, kandi ubwo buhanga ntabwo twemera ko Satani ari we ufite ubuhanga kurusha Imana. Ubwo buhanga rero n'ubw'Imana. Imana yo ibizi ibiri imbere yacu twe tutabizi. Rero yabikoresha umuntu nawe atazi ibyo akora. Yego. Birashoboka ko n'abari abakinnyi ba filime batari bazi ibyo bakina niba bizaba. Ariko uyu munsi kuko ari ubumana bwayo bisanga nabo ibyo bakinnye biriho. Yego. Rero n'ubumana bw'Imana niko ikoze. Hari ikindi kintu ababyeyi cyangwa abantu muri rusange bakunda kwibazaho, tujya twizerera mu mivumo, muri karande, ndetse no mu burozi, ndetse no mu muco, ibintu tugenda dukora ndetse tukanavuga. Hari abantu bagiye bavuga bati nuhura n'umukozi w'Imana uzamutubarize, twe turakijijwe, twizera Imana. Ariko hari ibintu abantu batubwira, bimwe barabikora bikabakorera. Hari akantu sinzi nimba ukazi, impinja. Yego. Impinja zikiri ntoya bakunda kwambika akantu k'agakoba ku kaboko. Yego. Ujya ukabona? Njya nkabona. Agakoba k'umukara. Yego. Kamaze iki ubundi kariya gakoba? Ngewe imyizerere yanjye ntabwo nizeranye. Ntabwo nzi ikintu kamaze, ariko ko bagakoresha bavuga ko karinda abana babo guhumana. Guhumana pe. Ariko ngewe ntago imyizerere yanjye nta mwana wawe wigeze akambara? Nta n'umwe. Ni ukuri. Ntabwo yigeze ahumana? Ntago yahumanye, uko niko kuri. Yego. Benshi baravuga bati yego turabarokore turakijijwe, ariko nako turakabambika. Ngewe ntabwo nigeze nkabambika, kandi nta n'umwe wahumanye. Ikindi nabonye Jerry, ibintu byose bikubera uko byizeye. Nkunda kubibwira abantu, niba nta mbaraga ufite zo kwizera Imana, hari ibindi bintu runaka ushobora kwizera. Niba ubyizera, byizereremo, kuko nubaho udafite icyo wizera, byanze bikunze uri nk'akazu yazi, nta hantu uba uhagaze. Ntaho. Udafite Imana afite feyi cyane, ubwo afite n'umupfumu. hari abantu b'abarokore. Yego. Abizi ndi umunyamasengesho. Yego. Umuntu akaza atwite, wenda atwite inda yagize amezi 9, kuvuka byaranze. Yego. Noneho ukamusengera, nkamusengera, tugasenga, tugafatikanya, tukinginga Imana. Noneho wamureba mu mutima we n'uburyo musenzemo, niyerekwa ugize kuri we, ukabona ibintu umubwiye kwizera nta byizeye. Jyewe ngira amagambo abiri njya nkoresha ku badukurikiye n'abazankurikira barabizi. Niba koko ubona ko igihe cyo kubyara cyararenze, n'abaganga barabikubwiye igihe cyawe cyararenze, bise byaranze, mbese nawe usigaje kuba ureba mu ijuru gusa utegereje kizakubaho. Uyu muntu ntafite imbaraga zo gusenga, ntafite imbaraga z'imiti yizera, nta mupfumu yizereramo, nta kantu na kamwe wenda nk'ako gakomo cyangwa kandi katsi ashobora kuba yizereramo. Iyo umurebye ubona nta hantu na hamwe ahagaze. Nge rero imyizerere yanjye ndamubwira ngo birashoboka ko imyizerere yanjye utayemera. Ngewe nagize ubuntu, iyo myizerere ndayigira yuko Imana ibasha kumyaza bigakunda, nubwo byaba bikomeye barakuroze ntako batageze. Imana ifite ubutwari bwo kukuzingura, niko babyita kuzinga. Niba wowe rero kwizera kwawe kutari hejuru ngo wumve ko Imana izakuzingura, jya gushaka imiti. Barabizi abo twahuye n'abantu ibihumbi bitabarwa by'abadamu batwite. Ujye gushaka imiti, kuko habaho imiti ya kinyarwanda izingura. Ibaho. Umurokore yemerewe kuyikoresha se?
ubwo niho tugiye tugaruka. kuba uri umurokore ntibikuyeho no kuba wagira umuco. Kuba turi abarokore ntabwo bikuyeho ko tujya muri salo tukiyogoshesha, sibyo, ngakatisha imisatsi kandi ndi umurokore cyane. Kuba ndi umurokore ntibikuyeho ko ndateze igitambaro, kandi abarokore benshi bizerera ko uteze igitambaro nibwo ngo uba wujuje indangagaciro z'abarokore. Oya, iyo myizere nge si yo mbamo. Yego, rero niba uri umurokore ukaba no kwizera Imana udafite imbaraga zo kuyizera ku rwego yabasha kukuzengura, ukaba hari n'abantu batanga imiti ya kinyarwanda itari abapfumu barahari, bo bamama baba bakuze b'inararibonye, yego, bavuga ngo icyo cyatsi cyakuzenguruka byara, ukaba utizera no muri icyo cyatsi uwo mubyeyi yaguha ngo wizingura ubyare, wowe ikindi uba usigaje nta kindi ni ugupfa. Rero aho kugira upfe nkurangira kimwe muri byo, hitamo kwizera Imana waje ngo dusengane, cyangwa wizerere mu miti uriya mukecuru yaguha ukazinguka ukabyara. bajya bavuga ngo iby'Imana biratinda, ni ukubera iki bitinda? Impamvu bivuze njyenyine Oya. ngo biratinda, ngo urumva. Impamvu iby'Imana bavuga ko bitinda ni uko kwizera kwacu k'ubumuntu turemanye kwizera guke cyane, nta mbaraga tugira zo kwihangana. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo iminsi 1000 ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe gusa. Yararimo avuga Imana niba imbere yacu iminsi 1000 tuyibona nk'iminsi myinshi, ariko Imana yirebye ibona ari nk'umunsi umwe. Urumva, bivuze ngo Imana ishobora kuba ikukoreye ikintu ikagikora muri uyu mwaka, ikibikubwiramo ukazakibona imbere yawe 2026, kandi yagikoze ubu ngubu. Kubera ko kwizera kwacu kuri hasi cyane, tudafite gutegereza Imana dushikamye, gatangira kuvuga ngo iby'Imana biratinda, ibyo nasengeye ntibyasohoye, wabagiye kwa runaka bavuze ko akoraho rikaka, bavuze ko azingura abantu bazinzwe ngo ntibabyare bakabyara, ugasanga kwizera kwe ntikubashije gutegereza ya myaka 2 iri imbere. Kandi Imana ibikubwiye ntubuzi igihe izabikorera. Wishobora kuba inabikubwiye ikureba ufite imyaka 40 ikakureba nk'uwavutse uwo munsi, kuko imyaka 1000 ni myinshi kuri twe, ariko imbere yayo ni nk'umunsi umwe. Yego. Ubwo twari dukomoje ku bintu by'ababyeyi ndetse n'abana, reka tugaruke inyuma mbere yuko umuntu abona umwana nyine ngo mwambika ku gakomo k'umukara. Ibyako twabyumvise n'uburyo bifatamo, n'ugomba kugakoresha uwo ari we n'uburyo abikoreshamo. Tugaruke inyuma noneho, ni byinshi abarokore bajya bibaza bati se imyemerere yacu iratwemerera kuba twabikoresha, ko n'ubuzima nabwo buba bukenewe. Abagore iyo batwite hari ibintu njya mbona banywa, nimba ari ibumba, hari ibumba, hari iki n'ibindi by'icyatsi ntazi ngo bimara iki, ntazi ngo nyine abantu bose bafite amatsiko yo kumenya ngo Imana ibitekerezaho iki, ibivuga gute. Yego, Imana ibitekereza neza kurusha uko twebwe tubitekereza, kubera ko iri bumba abagore banywa ni ibumba rifasha umwana uri mu nda kutagira indwara ashobora kuvukana. Hari indwara bita ngo ifumbi iba mu nda, abana bajyaga bavuka ngo adafite nk'ino ryaravuyeho, cyangwa ugutwi kutariho. Zira ni ingaruka z'uburwayi buba mu nda y'abadamu ngo bita ifumbi, iba yaragiye ikamurira mu nda. Hari nk'umuntu uvuka adafite akaboko, ataragacitse ahubwo akavuka atagafite. Niyo ndwara iba mu nda y'abadamu igenda ikarya wa mwana akaboko, akavuka atagafite. Rero uko abantu bagenda basobanukirwa ko iyo miti aba ari ibyatsi biba byarasekuwe, bikanikwa. Ndi mutoya ntabwo ndi mukuru, ariko ngira mama wanjye, bikanikwa, noneho ibyo byatsi bakabinywa. Iyo babinyweye bibarinda ngo bikura amenyo ya ndwara bita ifumbi, ngo igira amenyo, ayo menyo niyo irisha wa mwana uri mu nda. Rero iyo wa muti unyweye, amenyo y'iyo ndwara avaho, ibintu bikarangira, umwana agakura neza mu nda nta kibazo agize. Rero kuba ari Imana yagushyize umwana mu nda si ikimenyetso cy'uko atahura n'icyo kibazo. Yego, kuko ijya yemera ko byose bitugeraho. Uriya muti ntabwo ari ubupfumu, ntabwo ari ukuraguza, ni ukwivura nk'uko iyo urwaye malariya baguha kwaritemu kugira ngo iyo malariya ikire. Kandi abarokore banywa kwaritemu, barivuza
barokore biremewe banywa imiti. n'uzarwara ntajya kwa muganga azaba yarayobye. Yego rero nishatse kuvuga ko byemewe kandi Imana ibibona neza. Ntabwo n'ubwenge kuba turi mu isi dufite n'ubwenge dukoresha Imana yaduhaye. Ni abadamu benshi bajyaga bibaza ese ntibavuga ko nagiye mu bupfumu nakoresheje imiti. Urumva imyizerere ya gikristo hari indi shusho yazanye mu bantu nyine bakumva ko uramutse ukoresheje umuti w'ibyatsi uba winjiye mu yindi si yo kuba ihabanye n'ibyo umuntu yizeye. Oya uko ni ugukabya. Dukwiriye gusobanukirwa Imana yacu ni isi irimo nayo ntabwo igendana n'abantu batabyitayeho, kuko biranashoboka ko warwara indwara igomba kuvurwa ntuyivuze ukanapfa kandi Imana ihari. Imana ihari inakureba. Cyaba cyiza rero wakivuza ukanasenga, gusa ntiwizere ko iyo miti ari ishoboye byose, ukizera ko Imana ishoboye byose yakorera no mu muti wanyweye. Imana ishoboye byose yakorera no muri uwo muti wanyweye. Inama waha abadamu ubwo batwite ndetse n'abafite utubebe, ubwo turagaruka kuri ka kantu nyine ko kwambika umwana, kubera iki ubundi bahitamo agakoba k'umukara? Ndebe ko ari agakoba k'umukara ngafata nko guterekera. Uba wakagize nk'Imana yawe izakurindira umwana. Ubwo ni uruhande rwanjye mbifatamo bitewe n'imyizerere yanjye. Uba wakagize nk'aho ariko kazamurinda. Mu by'ukuri birashoboka ko Imana yamurinda ntako, kuko kariya gakoba si umuti yanyweye. Twavuze ku kibazo cy'umuti. Si umuti yanyweye wenda ngo ugiye mu maraso ye, ahubwo kukareba byonyine gusa ukajya wizera ko ako kantu kazamurinda. Ahubwo kariya kaba kameze nk'ikigirwamana. Cyaba cyiza wakareka ukizera Imana, cyangwa se niba hari umuti ubaho wavuga utukamuha akanywa ukamurinda, uwo wawunywa kubera ko twagiye tubibona kenshi. Ngo hari inyanja irura bita Mara, umugaragu w'Imana Elisa yigezeho, Imana iramubwira ngo fata umunyu unage mu nyanja. Inyanja irura ihinduka amazi mazima. Bivuze ngo hari ibitangaza Imana ikoresha nabo wakoresha. Birashoboka ko ushobora kubyara umwana wawe warangiza ugasengera amazi. Vuye kwa muganga kubyara, ibyo mvuga nge nibyo nakoze, ndi umubyeyi. Kava kwa muganga kubyara ugahita usengera amazi uri bwuhagira umwana wawe. Twibuke ko buhagira umwana amaze amasaha 24 avutse, ntabwo avuka ngo bahite bamwuhagira. Yego amaze amasaha 24 avutse. Rero ariya mazi uramutse uyasengeye ugiye kumwuhagira bwa mbere, tuvuge ni bwa mbere agiye kuhagirwa ageze ku isi, ukayasengera ukayahinduza amaraso ya Yesu bitewe n'uko wizera. Kavuga ati kubw'amaraso ya Yesu ndabizi neza ko isi agezemo ihumanye, ariko aya maraso ahumanura ibintu byose n'abantu bose, uyizereyemo ntajya ahumana. Ukayamwuhagira, ndakubwiza ukuri ako gakoma nushaka ukareke. Ubwo ni ubwa mbere ugiye kumwuhagira. Ubwa mbere ugiye kumwuhagira. Hari ikintu bajya bavuga ngo ababyeyi iyo babyaye abana babo bagira icyo mu nda ikinyarwanda. Ni byinshi, icyo mu nda, ibyinyo, ibintu byinshi bitandukanye. Icyo cyo mu nda, ibyinyo ni umugisha w'Imana nagize, sinigeze ndwaza na kimwe. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko byaturutse mu myizerere yanjye. Icyo mu nda rero ukuntu ngiye nabigenzaga, hari ukuntu uba utarabona amashereka, wabyaye utarabona amashereka ngo wonse mbere y'amasaha 24, nafataga ku mazi, kuko na muganga arabikubwira, niba utarabona amashereka fata utuzi twiza wohereza umwana. Nafataga kuri ya mazi ngiye kumuha, nkayasengera nkahindura amaraso ya Yesu, nanza nkayaha umwana wanjye. Abana nabyaye ntago nigeze ndwaza icyo mu nda. Nabaga wayasengeye amazi. Nabaga nayasengeye mu by'ukuri uko byizeye niko bikobera. Bibiliya iravuga ngo nuyifata nk'inyembaraga izakuzira nk'inyembaraga, iyo uyifashe nk'inyantege nke ni kwimera. Zaburi Salomo yanditse ndetse na Dawidi yaravuze ngo kugoramye iza nk'iyigoretse. Bivuze ngo ukuri niko Imana ikuzira. Ngiye kwizera kwanjye kunyemeza ko ibyo usengeye byose Imana ibiha umugisha bikakugirira umumaro mu gihe cyabyo. Yego, harimo ibintu byinshi tuzagenda tuganira, wenda reka dusoreza aha, ariko tubararikira hari ikintu bakita ngo ikira, Mana yanjye.
bakita ngo iki kigira gikunda kwica ababyeyi bamaze kubyara, babyita ngo kira ni amahasa, ni amaki, amahinga ese uba wabibwiye n'iki Jerry? njyewe ndabaza ikintu bita amahinga, yego, ubundi kibaho cyane neza cyane, kibaho bya nyabyo kibaho. none se tuzabigarukaho, mfiteho ibibazo byinshi, ubutaha uzakimbaze no kuba dukurikiye bazadukurikirane kuri Mama Edwin Official bacyumve neza. Kibaho, ndi umuhamya wo guhamya ko kibaho kuko hari inshuti yanjye amahinga yishe. ndagushimiye cyane Mama Edwin. Urakoze cyane.